Nshuti bavandimwe, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ubushize twari twavuze ku cyamamare cyakoze ibitangaza na n'ubu ngubu gikomeje gukora ibitangaza ku ma YouTube channel za TikTok ndetse n'ahandi hatandukanye. Abantu bamaze kumumenyera. Uwo nta wundi nari nababwiyeho ni Kiramani the baddest, cyangwa se umugabo urenze hano mu Rwanda muri comedy ndetse na filime nyarwanda. Uyu munsi ndaza kubagarukira ku cyamamare kindi cyakoze ibitangaza na n'ubu ngubu kizwi cyane, gikunzwe n'abaturage batari bakeya, abanyarwanda bose, diaspora hose baramukunda uyu nguyu we. Kanda subscribe, share, comment kugira ngo nawe uze kumukurikirana 5 kwa 5. Uwo ni njye nanone ninjye nyiri inkota y'ijambo ku rurimi ngucumita mu mutima ukayumva mu bitekerezo niyo waba usinziriye. Uwo ni njye. Yitwa Niyitegeka Gratien, azwi ku mazina nka Sekaganda, Ngiga, Seburikoko ndetse na Papa Sava. Afite n'andi menshi azwiho. Uyu nguyu akaba ari umusizi, umutahira w'inka ndetse akaba ari n'umukinnyi w'amafilime, akaba anandika na filime. Azwi kuvuga ibyivugo, filime Urwenya, Mangara Nguhangare. Yatangiye kwiyumvamo impano yo gukina filime 1995. Amafaranga ushaka ugumye witsitsa nayiki. None se igiciro nari nakubwiye imuheraho nicyo wayimuhereye. Ariko igiciro wowe uyugena igiciro cy'inzu yanjye nkandi. Ubu inzu yanjye hamaho ngaho ngo komisiyoneri we wambwiye igiciro ngo pa kuyitangiraho. Wayikozeho iki? Niwe washijije. Vutse tariki 25 Ugushyingo 1978, avukira ahahoze hitwa Ibyumba muri Kiyanzi, ubu ni mu murenge wa Narabana muri Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Yize ibinyabuzima n'ubutabire muri koleji ya Iririma. Muri kaminuza yiga ubumenyi bw'isi, ibinyabuzima ndetse n'uburezi. Yarangije kaminuza 2007, ahabwa impamyabumenyi mu mwaka wa 2008 mu nderabarezi rya Kigali kiye. Nyuma yaho akomereza mu burezi ari umwarimu, yigisha kuri Fawe Girls School St Inyasi Iririma. Uyu mugabo azwi kuba ari umunyarwenya asetsa, ikindi kandi ni umunyamwete, inkwakuzi, ni n'umukozi muri rusange. Ni umuhanzi kandi uvuga ikinyarwanda kinoze kandi kiganjemo amagambo akomeye kandi adategwa, akoresheje uturingusho n'urwenya mu byo avuga. Nk'igihe muganira ewan amenyo uraseka ukayanika koko. Uyu Niyitegeka Gratien avuga ko igihembo cya mbere yabonye ari igihembo yakoreye mu mwaka w'2014, ubwo ku ishuri hari hateguwe mu marushanwa ategurwa ku ishuri. Ikindi gihe avuga ko ari igihe Perezida Paul Kagame yari yagiye ku kigo cyabo yabasuye, akaza kugaragaza impano. Icyo gihe yari yatoranyijwe nk'umunyeshuri uzi kuvuga umuvugo. Uyu Niyitegeka Gratien kandi avuga ko nta kintu cyari kirenze usibye gukora mu biganza by'umukuru w'igihugu nka Perezida Paul Kagame. Uyu Niyitegeka Gratien kandi avuga ku babyeyi bombi. Umubyeyi w'umupapa yitwa Ngarukiye Tarisisi, uw'umumama we yitwa Mukarusharaza Bernadette. Uyu Papa Sava cyangwa se Seburikoko akaba akiri ingaragu ku myaka ye 46, mu gihe mu mwaka wa 2019 yari yavuze ko araza gukora ubukwe cyangwa se igikwe mu magambo y'abanone. Ikindi nanone nuko yabajijwe ko kuba haragaragaye amafoto yabitswe yapfuye, avuga ko ibyo ngibyo ari abashaka kugira ngo bibonere indonke zabo kuri za YouTube channel cyangwa se no ku yandi macano agiye atandukanye. Reka dusubikire ikiganiro cyacu cy'amateka y'umugabo cyangwa se y'umusore Sekaganda, Ngiga, Seburikoko, Papa Sava. Hano icyo usabwa nta kindi, kanda subscribe, ukande no kunzogera, ubundi ureba handitse all aba ariho ukanda, ubundi ujye ubona ibyo dushyiraho umunsi ku wundi. Kanda like, share ndetse na comment udushyigikire kabisa. 5 kwa 5 ngende Eros.